Mzee mwaramutse Mwaramutse. amakuru mwaramukanye Ni amahoro. ndabona ni kwa kundi noneho niho cyasomaka harya ngo ni agakoma Agakoma k'abasaza. Muzee rero hari ikintu kimwe nshaka kukubaza. Hari imigani y'abanyarwanda bajya baca ngo urukwavu rukuze bararubaga, urukwavu rukuze ngo rwonka abana. Ibi bintu muzee wabitubwiraho iki? Ibyo bintu n'ubusambo bw'abana bubu, urukwavu rukuze ntabwo kera rwabaga rukuze umuntu akarerwa n'umwana yabyaye. None ubu rero bitewe n'ubusambo bw'abana ngo rukuze bararubaga, bitewe ko wamureze akaba adashaka kukurera nk'uko nawe wari waramureze. Aya muzee atakurera gute se umwana rero umusaza gute kandi ari umwana? Yewe humukandira ibiryo mugihe nawe akagize igihe cyo gukandira intege zibaye nke, akifuza ko wapfa nyine ngo akuryane utwawe. Aya muzee birirwa i Kigali bakorera amafaranga bakabazanira bakabafasha mu mibereho yanyu, ubwo ikintu mushinja abana ni igiki koko? Reka abana bazana i Kigali uhafatira umufuka w'ibishimbo akawujyana i Kigali, ariko mu gitondo we yaje azana telefone imeze nk'imwe ya gitifu nabonye, akongera akazana umukati n'umukati mbabonana nta kintu bazana si bazaniye, ahubwo akifuza ko yakurya aho utwawe, yajya gutaha ukongera ukahambira ibitoki ibindi ukamujyanira, nuko akagenda gutyo. Mu by'ukuri bigaragare ko urubyiruko ntacyo rero rumarira ababyeyi muri iyi minsi. Ntacyo ariko rero leta niwe mubyeyi w'abato n'abakuze. Hari ikigega cyitwa Ejo Heza. Ejo Heza ndayizi. Urayizi? Ndayizi ahubwo kiriya kigega ukivugaho iki muzee? Kiriya kigega cyo nkivugaho ahubwo urubyiruko rw'ubu ngubu rwari rutangiye kugitangira iki gihe, nabo bakazagira abasaza bakazabona uko nabo bazabaho. Naho igitumye abasore bashaka kurya imitungo y'abasaza nuko batiteganyirije, agashaka kurya utwawe ngo weho wigendere. Bivuze ngo iya gahunda ya leta yo y'ikigega Ejo Heza, kwiteganyiriza ukagira amafaranga utanga hakiri kare ukiri umusore, kugira ngo noneho rwa rukwavu rukwavu batarubaga watangira kuyatanga kare, noneho kwiteganyiriza kare ejo ntibazakubagiye. Urukwavu rukarya ibyo rwiteganyirije rwose. Naho ubundi ibyo ngibyo Ejo Heza ahubwo iziye igihe twe nuko ije twararengeje igihe, naho ubundi urubyiruko rw'ubu rukwiye kuja muri Ejo Heza. Ejo naho batazaba nka rwa rukwavu, batazaba nka rwa rukwavu ruzaribwa, bakazatungwa nabo bageze mu zabukuru n'ibyo bakora. Urakoze cyane muzee. Murakoze.